Witeka komeza ahabwe ishimwe n'icyubahiro. Nkaba mboneyeho akanya ko kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Umwami Mana aduhane umugisha nk'uko yabitugeneye uyu munsi. Kubwo gucunguza uburyo umwete, impamvu tuba duhaguruka, tuba duhagaze mu gihe tugiye gusoma ibyanditswe byera. Kubisoma ni uburyo bwo kuzamura idarapo y'igihugu. Mu gihe barimo kuyizamura, abantu barahagarara, imodoka zigahagarara, idarapo bakayizamura. Mu gihe bamaze kuyizamura, abagenda bakagenda, imodoka zikagenda. Niyo mpamvu natwe duhagarara mu gihe tugiye gusoma ibyanditswe byera, ijambo ry'Uwiteka. Tugiye gusoma ahantu habiri. Muri Yobo cya 19 turahera ku murongo wa 18. Turaza gusoma no mu Byahishuwe igice cya 5 turahera ku murongo wa 5. Duhere muri Yobo 18. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Et ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Ndetse n'abana bato baransuzugura, iyo mbyutse bamvuga nabi. Inshuti zanjye z'amagara zose ziranzinutswe, n'abo nakundaga bampindukiye abanzi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau dedans. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Amagufa yanjye yumiranye n'umubiri wanjye n'inyama zanjye, ndetse nsigaye ku menyo gusa. Mungirire imbabazi mwa nshuti zanjye mwe, kuko ukuboko kw'Imana kunkozeho. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez insatiable à ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans le livre. Mundenganyiriza iki mukangirira uko Imana ingize? Uko meze ntikubahagije? Iyaba amagambo yanjye yari yanditswe mu gitabo. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elle soit pour toujours gravée dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri. Nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Byahishuwe igice cya 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David,
a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Byahishwe cya gatanu umurongo wa gatanu maze gusoma wa gatanu wa gatandatu. Umwe muri babakuru arambwira ati wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'ababakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe 7 n'amaso 7 ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, et quand il eut pris le livre de 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kuyiciye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo bya bizima 4 n'ababakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu ariyo masengesho y'abera. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Ils régneront sur la terre. Nuko baririmba indirimbo ishya bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubashunguje amaraso yawe ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'ababakuru umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagizi bavuga ijwi rirenga bati umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibibirimo byose bivuga biti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibe ibyiceye ku ntebe y'umwana w'intama iteka ryose.
Uwiteka atanga umugisha ku bw'aya magambo ye. Nicare. Turacyagarura ishimwe ku mwami. Umwami ni umwuka. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'igihanga, igihanga kiyoborwa n'umwanzi. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Umwami ni umwuka. Umwami niwe tugomba guhora dushima. Akwiriye ishimwe, akwiriye icyubahiro, akwiriye ikuzo. Mbere yuko twinjira muri iri jambo, icyaduha Imana ikatuba hafi, abantu bakaba kure yacu. Uwiteka duhana umugisha. Icyama abantu bakaba kure yacu, ariko Imana ikaba hafi yacu. Sibyo? None Yobu n'utugufa, abantu bamwitaje, ngo nziko umucunguzi wanjye ari muzima. Si ijisho ryawe, si ijisho ry'undi, ijisho ryanjye rizamubona. Ntabwo tuzafatanya kumubona. Gira ubuhamya bwawe, nanjye ngira ubwanjye. Ijisho ryanjye rizabona Imana. Amen. Reka noneho mbatangarize, ntabwo nza kubafata umwanya munini. Ijisho ry'imbere ribona umwami, Imana mu gihe iserutse mu ijambo rye, iryo jisho niryo rizamubona mu gihe azaseruka mu bicu. Iritamubona ubu ngubu ntabwo riteze kuzamubona. Nabyo birasobanutse neza. Imana iduhana umugisha. Witeka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Nzi ko umucunguzi wanjye ari muzima. Ibyo ndabizi. Nawe urabizi? Hagarara aho ngaho, niwite ku cyari cyo cyose. Abantu bagomba kwigirayo, nibazaze Witeka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Abantu bazaze bigirayo, ariko Imana imbe hafi. Mpepere. Abantu bazaza bajya kure yanjye, ariko Imana ibe hafi yanjye. Ibyo birahagije. Amen. Ijambo ni ryiza. Niyo mpamvu bene data mbasabye, mu gihe mupfukamye no mu ngo zanyu, muzaze mudusabira. Iyi ni intambwe. Ibi ngibi nta handi wabyumva. Ahandi ni inkuru zo kogeza abapasiteri. Pasiteri, ibintu by'amafuti. Kandi hakaza n'ibindi byo kuremesha abantu. Ngo mugiye kubona amafaranga, umugisha, mugiye kujya mu ndege. Reka ubwo butumwa ntabwo bukenewe hano. Dukeneye kumva ijwi ry'umwami. Amen. Ibintu byo kuturemesha, niba umupfakazi ari utwo umugabo yamusigiye, noneho ubutumwa buvuge ngo mupfakazi, korera Imana, tanga igitanda, tanga akabati, Imana iraguha umugisha. Reka reka ubwo busambo, gushaka no gukora, Imana niyo igushyira mu bantu. Ntuzane ubwo bugegera, ushaka gucucura abantu ibintu. Binjira no mu ngo z'abapfakazi bagashaka kubiba. Ijambo turimo gufatanya, umutwe waryo ukaba uvuga ngo niwe mucunguzi wacu. Umucunguzi wacu ni muzima. Yobu afite amagufa aryamye aho ngaho, Imana imutiza imbaraga ngo arahaguruka atanga ubuhamya ngo aya magambo yanjye yanditswe no ku Kabeza n'ahandi hose bazabigarukireho,
babyandike ku rutare. Dusomere. Yanditse ku rutare. Amagambo yanjye yari yanditswe, iyaba yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Nzi ko umucunguzi wanjye ari muzima, kandi uri utugufu uryamye hariya, nta byiringiro bigaragara, ngo si ko umucunguzi wari muzima, nta muntu kugeraho. Abantu bose barakwitaje, ariko ijisho ry'imbere riruta ijisho rireba ku bigaragara. Nzi ko umucunguzi wanjye ari muzima, kandi ijisho ryanjye rizamubona. Yobu watanze ubwo buhamya yaje kuva mu mubiri? Ntaje kuva mu mubiri. Yobu yabonye Imana? Ndacyari n'ikibazo. Yabonye Imana? Yobu yabonye Imana. Urabihamya wamuvuga butumwa? Yobu yabonye Imana? Ndabihamya. Yobu yatanze ubwo buhamya, Imana imusubiza ibyo yatakaje byose, aza kuva mu mubiri. Nyuma yaho Yobu yabonye umucunguzi we, Yesu abambwa ku giti. Umwuka w'Imana ntabwo yigeze ubambwa. Umwuka w'Imana, Imana amanutse ariya irabasangayo. Abrahamu arayibona, Sara arayibona, Shadrach Meshach barayibona, Yobu arayibona. Amen. Ibyo ni hamwe. Amen. Yesu Kristo, Imana nzima isohoka mu gituro, abo ngabo yiyeretse nabo basohokanye nayo. Ngewe urimo guhamya ibyo, nawe wicaye aho ngaho, Imana tuzayibona. Amen. Ubwo twayibonye idusura muri iki gisekuruza, nuko tuzayibona igaragara no mu bicu. Amen. Si ijisho ry'undi, ni ijisho ryanjye, ni ijisho ryawe. Imana iduhana umugisha. Naho ngaho Yesu Kristo, mu gihe duhamya ngo Yesu Kristo niwe Mana, amadini kubera ko yamize, abanyedini kubera ko bamize uburozi, bakabigisha ubutatu butabaho. Namani ekesha nkunda guhura n'abantu nkasa nushaka kugira ngo baca akenge. Ntango mzee, ntango Imana iguha umugisha, nahita mureba gutya mu maso. Iyo Imana imuha umugisha, uyu muntu arizera cyangwa n'umuhakanyi cyangwa ntabwo n'umuhakanyi. Impamvu ngubaza ibyo ngibyo ni ukubera ko nzi ko barakwigishe ngo hari Imana Data, hari Imana Mwana, hari Imana Umwuka Wera, ni batatu. None uranyifuriza ngo Imana ni iyi, ni Imana Data, ni Imana Mwana, ni Imana Umwuka Wera. Bagatangira kugira guki ngo wa mugabo uravuga ibiki? Tuba tuzi ibyo tuvuga. Nta Mana eshatu zibaho. Hari Imana imwe yaremye ijuru n'isi yifashisha ijambo rye. Mbere na mbere habayeho jambo. Mbere na mbere Imana irema isi n'ijuru yifashisha ijambo. Si babiri n'umwe. None wowe ko bakwigisha ubutatu ukabunyifuriza ngo Imana imuha umugisha ni iyi? Ariko Imana ni imwe.
yaremye byose yifashishije ijambo, iza mu mubiri kugira ngo itubyare. Mu isezerano rya kera nta muhanuzi wigeze uyita ngo data, ariko mu gihe yaserutse iri mu mubiri niho imvugo yaje ivuga ngo data wa twe, data wa twe. None Imana iserutse mu mubiri ije kubyara, ije kubyara. Iyo Mana yabyaye gute? Yabyaye gute? Irema byose yarabiremye, ariko none iserutse mu mubiri ije kubyara. Yabyaye gute? Ijambo ry'Imana ririhamiriza, ijambo ry'Imana ni rizima. Muri Yohana igice cya mbere mwene data arafata ijambo, turebe ukuntu Imana ibyara, Imana ibyara. Yohana igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku wa 18, uko Imana yatubyaye. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Uwo mucyo niwo mucyo ukuri. Icyatumye uwo mucyo uza ni ukugira ngo umurikire umuntu uwo ari we wese, si ukugira ngo umurikire rubanda. Niyo mpamvu umwuka wera abereyeho kugira ngo ikintu cyose abantu bagisobanukirwe, kugira ngo amurikire umuntu uwo ari we wese, amurikire abagomba kwakira uwo mucyo, kubera ko bose ntabwo bawakira. Nuko bishaka kuvuga arabanga kumurikirwa. Uwo mucyo ntabwo uba waje kubamurikira, kugira ngo umurikire umuntu uwo ari we wese. Umucyo uraserutse, abo ugomba kumurikirwa bagomba kuwakira. Umucyo w'akagoroba waramuritse kugira ngo twebwe tuwaki, ariko hari abawanze. Nuko bimeze, kugira ngo umurikire umuntu uwo ari we wese. Ese byo ngo nicyo gihe umucyo waje, ariko ni umucyo ngo wahoze. Dusomere garuka aho ngaho gato noneho duse n'abatera intambwe. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi. Niyo yatangira kuza, shiraba ko bavuze ngo niyo yatangiye kuza mu isi. Niyo mpamvu nanjye nababwiye ngo Imana ariwe muremyi wa byose. Nta muhanuzi wigeze uyita data, ariko mu gihe waje noneho kugira ngo itangire urubyaro, niho noneho bavuga hariya, niho wari utangiye noneho kuza kugira ngo ibyare abana b'umucyo. Uko ari umucyo, nayo igira urubyaro rw'abana bamurika. Amen, amen. None yababyaye gute? Yababyaye gute? Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Uri kumva noneho ngo yari uwo mucyo wari mu isi, uwo mucyo niwe waremye byose. Aza mu bisi, abatagenewe kwakira uwo mucyo ntabwo bawakiriye, abawugenewe bagomba kuwakira. Amen. Ntabwo ari ugutomboza, hari abagenewe umugisha ntabwo wabacika. Amen. None abasanganiye arababyara koko. Dusomere.
yaje mu bye ariko abe ntibamwakira. Icyakora abamwakiriye bose muri abo ngabo ubarimo. Abamwakiriye niko kubyarwa. Kwakira uwo mucyo niko kubyarwa. None barahita banabisobanura ngo babyawe n'Imana. Dusobanure abamwakiriye. Icyakora abamwakiriye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yabahaye bakizera izina, azabaha kuba abana b'Imana cyangwa yabahaye. Uri umwana w'Imana. Amen. Kubwo kwakira uwo nguwo. Haleluya. Subiramo gato. Abamwakiriye bose, abizeye izina rye. Icyakora abamwakiriye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba. Ntabwo azabaha, yarabiduha. Turi abana be, ariko mwamfashije. Turi abana be. Amen. Umwana asa na se. Witeka bwishime n'icyubahiro. Abana mba nabyaye, abana uba wabyaye bijyanye n'iyi kamere, bajyana n'ubusembwa bwa kame. None uwabyawe n'Imana, kamere y'Imana igendana nawe. Witeka bwishime n'icyubahiro. Witeka bwishime n'icyubahiro. Mu gihe Imana ibyaye abana, abo bana bagira ikamere y'Imana, sibyo? Naho ngaho mu gihe Imana ibyaye abayo, uko Imana ari umucyo, nabo yabyaye nabo baramurika, nabo bikanyira. Ese byo sizi niba mubasha kwitegereza abana bavuka ku bantu basanzwe, n'utwana duto cyane, twavutse dufite n'ubusembwa, dufite ubusembwa bwa kamere. Buba bukina aho ngaho, ubukobwa n'ubuhungu. Ukabona butangiye gukora ibintu by'ubusembwa bwakomoye kubababya, bukarwana, bukagira n'uburakari bwinshi, bitewe na kamere bakomotseho. Noneho n'abana b'Imana babyawe n'Imana bajyana na kamere y'Imana. Ntabwo wikanyira. Nuko nguko bimeze. Sibyo? Abakiriwe umucyo, umucyo waremye byose, bakawakira, kwakira, kubyarwa. Ngo noneho ijambo ry'Imana kuvuga ngo babyawe n'Imana. Soza. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Babyawe n'Imana. Babyawe n'Imana. Babaye abana b'Imana. Ni ijambo ryiza. Niyo mpamvu ibintu by'agakiza ntazagira umuntu unatubesha.
narakijijwe, narakijijwe. Arimo kwikanyira, arimo gukora imirimo, imirimo y'agakiza. Reka ako ntabwo ari agakiza. Agakiza ntabwo bakikanyira. Agakiza ni ubuzima. Ntabwo ari ibintu wikanyira, ntabwo ari ibintu ukora. Ni ubuzima bw'umwami muri wowe. Nikoga nta muntu wigereranya nawe. Niko gakiza. Ubundi ibindi byo kuvuga ngo erega urabona ngenda kizwa cyane, ntabwo meze nk'uriya mushiki wacu, ntabwo meze nka naka. Reka ko ntabwo ari agakiza. Ibi ni ibintu ufindafinda. Agakiza ni ubuzima wakira bukakubamo. Ibyo biradufasha, ntabwo bituma duta umwanya. Erega ntugire ikintu mbwira njye narakijijwe. Warakijijwe koko. Uwo Imana yabyaye agira kamere y'Imana, noneho Imana iramuyobora akanayumvira, ntabwo ashinga izosi. Uzaza ubesha Abadage, nibo batazi amateka y'u Rwanda, sibyo? Uwabyawe n'Imana, kamere y'Imana iramuherekeza, ntabwo ashinga izosi imbere y'ijambo. Niyo mpamvu ntazagira umuntu utubeshya. N'aba ngaba basenga hano hanze ngo erega nanjye nakiri umwuka wera. Uwuhe mwuka? Umwuka wera ntabwo ufite amabara menshi. Uwo mwuka uzabayobora mu kuri kose. Noneho we wakira umwuka wera, nanjye nakira umwuka wera, Nkusi nawe yakira umwuka wera, ukakuyobora gutya, nanjye ukanyobora gutya, na Nkusi ukamuyobora. Ntabwo ari umwuka we. Reka uzazubesha Abadage cyane. Nesibyo mama Samwe, uzazubesha Abadage. Wakiriye umwuka wera, nta wakiriye. Kiza yawakiriye, John yawakiriye. Urimo uramuyobora areba hariya, nawe urakuyoboya ureba hariya, undi nawe uramuyoboya. Nawe ari umwuka wera. Nitubeshe umwuka wera mu gihe uzabayobora mu kuri kose. Umwuka wera ntabwo wanga ijambo. Ngo nge ntabwo ngondeka. Reka oya ntabwo bibaho. Ni umwuka w'Imana. Mu gihe umanutse mu ijambo, nawe uramufite, wikiriza amen ku ijambo ry'Imana. Amen. Nzi ko umucunguzi wanjye ari muzima. Mu Byahishuwe igice cya 5, sibyo? Reka dusome naho ngaho, dupfundikire. Ijambo ni rigari, inguni yo turayifite. Igice cya 5 umurongo wa 5 umanuke. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo, amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Subiramo. Dore. Subiramo. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo, amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Umucunguzi wacu ni muzima. Yesu Kristu ni muzima. Niwe wafashe iya mbere ahangana n'umwanzi we, afungura inzira. Nk'uko twanabyumvise, niwe muryango, niwe watanze n'ifunguzo
kugira ngo uwo muryango bazaze bawufungura. Ntawe ufungurwa n'uwo ari we wese, ntabwo ufungurwa n'intumwa z'abagore. Ariko wazaze witonda Thomas, ntabwo wemera ko hari intumwa z'abagore zibaho. Ntabwo zibaho, sibyo? Yesu Kristo ntabwo ahinduka. Ntabwo wigira intumwa, ari ukugira intumwa. Niyo mpamvu tudashobora kwemera amateshwa ayayo yose. Yesu Kristo nawe yahindutse, agendanye n'iterambere. Uwo Yesu Kristo ntabwo ari we nizera, ntabwo ari uwo abera bizeye. Yesu Kristo ntabwo ahinduka. Amen. Uko yarari ejo n'uyu munsi ntabwo ahinduka, sibyo? Wowe uritumye atigeze agutuma, utangiye gusomera abantu imirongo. Urye urime, uzabazwa byinshi. Uzamugera imbere akubwire ngo ntabwo nkuzi, twahuriye he? Erega ngo nararose. Warose inzuzi za Satani. Yesu Kristo ntabwo ahinduka. Amen. Niyo mpamvu nababwiye ngo Yesu Kristo agomba gusanga abigishwa be b'ukuri ku birenge bye, atari ku birenge by'abantu. Amen. Nuko bimeze. Abo yatumye arabazi, abatamika ijambo niyo bahamiriza, niwe mukuru w'umuryango. Amen. Niwe imfunguzo Petero, niwe wamushoboje no guhagarara ku munsi wa Pentecote amuhamiriza, niwe wamushoboje no kujya mu nzu ya Corneille amuhamiriza, sibyo? Imana igendana na gahunda yayo, ntabwo ihinduka. Amen. Ntazagire umuntu wihindura. Naho ngaho mu gihe turimo gusohoza aho ngaho, ijambo ry'Imana rivuga ngo noneho intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje. Niwe ugomba no gufata cya gitabo akakibumbura. Manuka dusoze. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima bine no hagati y'abakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Afite amahembe 7 n'amaso 7. Mubasha kwitegereza inyamaswa? Cyane cyane ni inka, atari zingizi zaje za kijyambere. Za kijyambere zigira amahembe. Pire kapiteni, warazitegereje? Zigira amahembe ni duto cyangwa ni birebire, ariko za zindi z'inyambo zigenda zifite n'amafiyeri menshi bigenda gutya. Noneho Imana yakoze ibyayo, ari amahembe ntabwo ari umutako. Mwari mwabona inka mu gihe zigiranye ibibazo hagati yazo zikoresha iki? Ni amahembe niyo kugira gutya. Noneho n'uwo mwana w'intama ngo yari afite amahembe nayo kugira gutya. Afite n'amaso 7. Ayo maso nayiki? Nayo guhumiriza, sayo kureba. Areba umwanzi, areba mademo, arimo kurunguruka, arekereje. Nshana ababonye ndabashira ku mugaragaro. Wafite amahembe 7 n'amaso 7 yo kureba. Amahembe nayo ntabwo ari umutako, nayo kwifashisha kugira gutya, bashyira gutya akazamura akajugunya hariya.
hari inka ziba mu ishyamba, murazizi? Bazita iki? Imbogo. Ni inka z'ishyamba bigenda gutya byitonze ariko bifite amahembe. Intare ntabwo bisaba ko intare nyinshi zizikikiza, kubera ko zo ziraterura. N'intare ziri kubita gutyo ikakajugunya hariya, zirimo mubibona amafilime, ikakajugunya hariya. None biba bisaba ko nako kagenda, intare ebyiri zigenda. Kandi ukuntu intare zihiga imbogo, niyo mpamvu ugomba kwitanga, uzaze witonda, sibyo? Muzaze witonda masamwe n'abantu, muzaze mwitonda, muzaze mugoma hamwe, muzaze mugoma hamwe, ntiwitandukanye n'abandi. Intare zikiruka, noneho imbogo ihura n'ibibazo mu gihe itandukanye n'abandi. Noneho intare ziruka ku ya yindi yatandukanye n'abandi, izindi zo ziragenda bakayigendaho. Noneho nayo intare ukuntu ibigenza, kubera ko nubwo yigira akanyabugabo, ariko guhangana n'imbogo ntabwo ari ibintu byoroshye. Imwe igafata hano vuvu, igafata hano iyonga amaraso, ikindi kigira gutya kirwanaho. Niyo mpamvu basabye Imana idushoboze kandi ikomeze idufashe. Icyo mu mwuka wese ushaka kuwutandukanya n'uyu muryango uzatutera amaboko, amadayimoni azakumera nabi. Nabashaka utandukanya n'abandi, none bakugendeho. Saba Imana ugume mu bandi, Imana ikomeze igufashe. Nuko n'intare ngo Satana atonoma nk'intare, nuko babivuga. Tonoma n'ire aguhiga, ngo jya ku ruhande, irakusya, irakumera nabi. Guma mu bandi. We ni wiruka, ubusho bw'abandi bukagenda hariya, barakugendaho, bakujyana mu sinzi niba mubibona no kuri filime, kikigwanaho bakinyweye amaraso hano kubita hano mu rwico, bakanywa amaraso, ukabona gicitse intege kikagwa hasi. Mu gihe kiguye hasi bimera gute? Kubera ko ari utundi tunyamaswa tutugegera, two ntabwo duhiga. Mu gihe intare irimo kwiruka kuri iyo mbogo, natwe twiruka inyuma. Noneho mu gihe ya mbogo iguye hasi, noneho intare zikarya, niba utundi turi aho ngaho turekereje. Mu gihe intare igiye, natwe tukagenda, tugahita dufataho. Ikindi cyaguye hasi, reka kwitandukanya n'abandi, gumana n'abandi, ufatanye n'abandi. Ibintu byo kwiheza ngo nyewe ndi nyamwigendaho, tubyibagirwe. Witeka aduhana umugisha. Ngo yari afite amahembe 7, ntabwo ari ay'umutako. Yari afite n'amaso 7, ntabwo ari ay'umutako, niyo kureba. Intare y'umuryango wa Yuda yaranesheje, umwana w'intama niwe ufashe icyo gitabo arakibumbura. Dusomere nsoze. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kuyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 n'aba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Bamwikubita imbere koko? Ntabwo bakoze ikosa? Noneho bene data,
ko ibyo bizima bine n'abo bamarayika bamwikubise imbere, none wowe nanjye kubera icyubahiro dufite gikomeye tugomba kuba turi imbere ye twifata gutya, babyita gute? Amayunguyungu. Erega ndi umuntu ukomeye. Ariko ibyo bizima bine n'abo bamarayika babonye ibyabaye bahise bamwikubita. Amen. Niyo mpamvu uyu mwami bisaba ko akwiriye gupfukamirwa, akwiriye guhamwa. Amen. Tukamushingiza. Ni umwami w'abantu. Nta bintu byo kwifata amayunguyungu hano. Erega mugomba kumenya ko ndi umuntu ukomeye. Sinyene no kubyumva. Ubukomere bwawe ntabwo nzi. Wari ubwuzi ntabwo nzi. Ukomeye ni Imana nzima muri wowe. Ibindi nabyo nzi. Ntabwo ubona ko mparika n'imodoka uramaze. Habyarimana ntabwo yari afite indege, ntabwo wayimumanuyemo, ariko wazaza umfasha. Niba ari Prigogine, ntabwo wamanuye mu ndege, none wowe ufite akamodoka, uravuga ngo urakomeye. Reka ibyo. Imana muri wowe ni ikomeye. Ibindi byibagirwa. Ariko urashaka kubinyibagiza gute kandi n'abantu babona ko nkomeye? Oshiteta. Ariko wowe Thomas kuki ushaka kubica amazi? Reka mbica amazi. Kadafi ntabwo yarakomeye. Ntabwo bamukuriye muri kaburimbo, abo yitaga ko ari ingegera, ntabwo zamukurubanye zikajya no kumwica. None nawe ukavuga ngo urakomeye. Twe dukeneye kubona Imana ikomeye muri wowe. Ibindi byose ntabwo nta mwanya mbifiteho. Shofre Gasana nibyo nta bindi. Dukeneye kubona Imana ikomeye hagati yacu. Ibindi byo tubyibagirwe. Sibyo? Nibyo ngibyo. Ibyo byose wowe ubica amazi. Imana izaza inshoboza kubicama. Imana izaza inshoboza kubica. Imana izaza nawe kugushoboza kubicama. Niyo mpamvu tubaganiriza tudaciye ku ruhande, kugira ngo utazaza uta umwanya kuwo ari we, uzazireba Imana. Imana niyo byose. Amen. Niyo mpamvu na Eliya yahise ata umugongo ku bapfakazi bifite, ariko Imana imuyobora ku mupfakazi washiriwe, kugira ngo icyubahiro kigarukire Imana. Ibagirwa icyo ari cyo cyose. Ariko Tomasi, iyo mwigira ni ibiki? Mu madini babanza guha intebe ya mbere abantu bakomeye kiza. Wowe ufite iki? Mukazongera kwicarana, uzaza wicara ari inyuma. Tiyo ntuzongera kwicarana, uzaza wicara ari inyuma. Abantu bakomeye bazaza bicara imbere, nibo batangiye cya 10 n'amaturo. Tukabamenya, tukabaha n'imyanya ya mbere. Ariko reka ibyo shaka. Ariko Tomasi kuki ariko namwe muri yemera cyane, ntabwo mumenya n'abantu bakomeye hagati yanyu, muzaze muha imyanya ikomeye. Nayo tuzabaha. Ariko abantu ariko murabiyemeza cyane, ntabwo mushobora no kubasura bakaza babatekera umureti n'agaceri kameze neza. Bashikeka. Ariko kuki mutamenya ubwenge, mumenye abantu bakomeye. Reka ekitoto. Nawe ndeba n'abandi bose bapita murebe, muzaze mureba abantu bakomeye babafashe. Mu gihe n'ikibazo utelefone umuntu ukomeye, uzaze utelefone Imana. Amen. 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 Byo birahagije.
abamba pepeye gutyo. Noneho uzi Imana akamenya ko n'Imana ikomeye, ikaba ikomeye mu bayo, uri umunyamugisha. Amen. Imana ni ikomeye hagati yacu. Amen. Uyihambireho ikobere byose. Amen. Witeka aduhana umugisha. Kugendana n'Imana bifite akamaro. Amen. Duhaguruke. Dupfukamishije imitima yacu, dupfukamishije amavi, duhagaze imbere, amaboko tuyamanitse, ntago tuyamanika imbere y'umwanzi, tuyamanika imbere y'Imana ihoraho. Buri wese agira icyo abwira umwami. Dusenge. Data wa twese uhoraho, Mana idahinduka, Mana yahozeho, Mana iriho, Mana izahoraho, Yesu Kristu, uko wari uri ejo n'uyu munsi ntaguhinduka. Uri Imana nzima, uri Imana yahozeho, uri Imana iriho, uri Imana izahoraho. Nkugaruye ishimwe muri aka kanya, ushoboze kuguhanga amaso, udushoboze kuguhanga amaso. Ni wowe soko y'umunezero, ni wowe soko y'amahoro, ni wowe soko y'ibyo dukeneye byose, ni wowe ukomeye hagati yacu. Tubere byose ukuboko kwawe k'ubushobozi, ukuturambureho. Turi muri isi y'umwijima, umwanzi akaba tugenda amanywa na nijoro, afite imigambi mibi kuri twebwe, ariko wowe udufite umugambi mwiza. Tubere byose imigisha igendana n'ijambo ryabwirijwe rigere ku wizera uwo ari we wese, n'abandi bazumvira ijambo biciye muri ubu buryo bwo kuvuga ubutumwa bitewe n'igihe tugezemo. Abazakirira ijambo, Mwami, umugisha wawe ubagereho. Kubw'ibikomere byawe twabashe gukira uburwayi. Uhe gukira uburwayi ukwizeye wese, ugutumbiriye amaso. Imigisha yawe itagabanije igere ku wizera uwo ari we wese. Utwongerere imbaraga, utwuzuze umwuka wawe, ushoboze abagaragu bawe, haba hano ku Kabeza, haba hano muri uyu murwa n'ahandi. Rambura ukuboko kwawe, ijambo ryawe ribwirizwe mu mbaraga y'umwuka wera. Amahanga arimo aradandabirana, ibihe by'amahanga bigeze ku musozo. Nagaruriro Mwami, dutegure dutahe iwacu. Muragije bene data, muragije bashiki banjye, muragije itorero ryawe. Uhoraho, uko wadushoboje kugera hano, ukaduha n'uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, no mu ngo zacu urusheho kudufasha. Mu mirimo dukora uyihezagire. Wabwiye Yosuwa ngo azakandagira hose uzamuha kuhagenzura. Mu gihe ufunguye nawe ufunga, mu gihe ufunze nawe ufungura. Imigisha ni yacu, turi abanyamugisha, nta dayimoni n'imwe yawutuburanya. Amahoro yawe aruta ubwenge bwari bwo bwose, atahane na twese. Ishimwe n'icyubahiro bikugarukire. Wongere umugisha ku bavuga butumwa hagati yacu. Umutungo w'itorero ntabwo ari cyari cyo cyose, ni iri jambo ryawe uririndire mu mitima yacu. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo bisabye, amen. Ishimwe n'icyubahiro bigarukira umwami, amen. Ishimwe n'icyubahiro bigarukira umwami,
impundu amashyi ni iby'umwami. Bene data bashiki banjye, abantu bashaka umunezero ariko hari ahantu Imana yawishe. Umunezero ni uyu nguyu. Amen. Mu gihe tuvuye hano dususurutse, nta kindi wabigereranya nabyo. Dutahe mu mahoro y'umwana.